Uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye service zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho duhamagare kuri no nimero 0788 93 24 Rob's Meadows Villa Apartment niwajura igisubizo. Ubwo ko byagenda kose akenshi haba amategeko nirenga yobora cyangwa n'amabwiriza. Ariko ko byagenda kose ntabwo Burundi bwa buri tegeko ry'umuganda. Nese ubundi aho umuganda uriho n'itegeko kari uburere mboneragihugu bugiye n'umuganda ntabwo ngira ngo itegeko shingiyo ndisomye nta munsi w'umuganda nsangamo. Ese uwazana umuganda ku banyamerika kandi buri kantu kose gafite icyo cyageneye gukora banakurega mu mategeko bakakubaza ukuntu ugiye gukora ibiraro no kugira gute kandi hari kampani zibikora nose zizakora iki muko butangiye gukora akazi kazo. Ushobora gusaba gusohora imodoka uyu munsi bakazaguha message kwemerera umusibejo cyangwa se bakaguha wenda ibihwanye n'ibyo wasabye bitabe nabanya ko bisobanura ko zamaze kuzura. Bigwije n'abantu bakeneye umuganda wa nyawo. Uburundi bwaje gakeneye umuganda buri mugoroba kugira ngo nibura babanze gushyira ibintu ku murongo no guhandurana imvunja no kugira gute no gukemura ikibazo cya nyakatsi baracyabera abanyakatsi mu gihe nyakatsi hano mu Rwanda maze imyaka 15 irenga yaracitse. Ntabwo jewe nkorera consultance igihugu cy'u Burundi n'igishaka kizawureka bwo kiziyaranja bafite indagara bafite n'injanga n'iki byose ubwo bazakora ibikorwa umuganda bari gukora. Abonye bamwe bavuga bati umugabo witwa Bunyoni umugabo witwa Neva ashobora kumwikiza nk'iy'amadolari abukoreshe mu ruzinduko yagiyemo mu ntara kandi uburifikesi munsi yayo harimo ikintu ahantu ari bakare telekomande bigashwanyuka. Ninde wari kumenya icyashwanyuje icyatwitse iyo modoka? Ntiwamenya kare akantu wenda impamvu ndayishintuze Bunyoni yagakoze ariko no kumuderanje ariko na derangement ni nziza none se urumva atari bibigine oya simbizi ariko abarundi bagira ikintu umurundi urebye nabi yakuderanje atwenga burya abarundi bagira ikintu kimeze nko gusomborotsa nje urebye nabi yagusomborotsa ako ni bibi nyine ni bibi se byiki ariko abarundi burya nabantu bafata ibyemezo bikaze birimo na risk. Yego icyo ndacyemera risk rero ntago mbizi niba hari abaturage bitinya nizingo ni bandi Bunyoni yakwemera risk nkuko nguzuza abana bini bemeraga n'iki byose ku buryo ubona apfa Burundi wamuziza gusa ko atarafata determination atariyemeza ikintu ariko ikintu yamaze kwemeza cyose wakimuziza. Natangajwe n'abarundi ku munsi wa mbere barokotse intambara ya Musaga bakubwiraga ati ku Musaga bicaga umuntu nkava mu 10 nkazamuka ntibishwaga nandi bati na nkuru nziza urumva. Yego waruzi ko nkuru zapfa abo barundi baraye mu kiriyo. Aho nabonye ko nyuma y'icyemezo cyafatiwe Kabila Bertrand Bisimwa ariko kanusorezaho muza bikorwa ngirije w'iri huriro yamaganye ibi byakozwe n'ucamanza bwa gisirikare bwa RDC avuga ko binyuranyije n'amahame impande zombi ziheruka gusinya. Gihamya cy'igihe Tshisekedi yigeze amubwira ko azaba honest. Yego yigeze ababeshya kavuga ati no ngo ngiye ngo na Sauli na Paulo ngiye kujya nubahiriza n'iki. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Marsha nagiye rero mbona bamwe bati ikintu bita i Burundi ateze ko nta tegeko bagira rihana ngo batakoze umuganda. Bamwe bati ariko se u Burundi ko bishoboka yuko amategeko yaho atandukanye n'ay'ibindi bihugu atubundi umuganda murumva ari ikintu ubwo cyaba gikomeye Burundi bwaba budafite. Yego kamera aho ngaho
ikibazo no ku Burundi butagira umuganda cyangwa ko ugira umuganda ukaza ngo nta muganda ngo itegeko rihana ngo abatagiye mu muganda. amfete noneho bakaba bafite umuganda ariko bakabura itegeko riwuhana se cyangwa bakagira itegeko rihana umuganda udahari. Oya nta tegeko bagira rihana abatawukoze. Bose bagira itegeko riwushyiraho. Mashata kiyanije ubwo ko byagenda kose akenshi haba amategeko n'irenga ayobora cyangwa n'amabwiriza. Ariko uko byagenda kose ntabwo Burundi bwabura itegeko ry'umuganda. Nese ubundi aho umuganda uriho n'itegeko kari uburere mboneragihugu bugiye n'umuganda ntabwo ngira ngo itegeko nshinga iyo ndisomye nta munsi w'umuganda nsangamo. Ndumva utarimo pe kandi ntabwo rigira ingingo nyinshi kuburyo umuntu atabazimo dukeya. Ariko abarundi ubwo ushatse kuvuga iby'umuganda wavuze ko nta mirimo bakorera hamwe kuko n'undi umuganda witwa turava communautaire kandi tuya tubona batora amasashe na perezida ajya kubafasha gukubura umuhanda no kugira gute. Nta kintu kirutu nta no muri Kongo bawita sarongo kandi ukabona ufite forume nk'iyo mu Rwanda. Ibihugu byinshi bigira igisa n'umuganda turava communautaire ntabwo ntakiza ka Burundi batana ufite mu itegeko mu buryo buhana utawukoze cyangwa mu buryo bushyiraho. Nabo ntabwo babuze uburyo bwa community bahuriramo dukunze kubibona. Ikintu gishaka ko cyitwa umuganda ariko kikitwa irindi zina cyangwa hakaba indi mikorere mode operatoire igisa n'umuganda. Ariko umuganda ubaye n'umuco mu bihugu runaka nta muco utwererwa undi. Agahugu umuco akandi umuco wako kandi naho umuganda uri sibyo mu bihugu byacu uretse guhuza abaturage hakavugirwamo porogaramu za leta abantu bakahamenyanira bakamenya iby'imbere abantu bajye banabimenya. Ntabwo urumva igihugu kibuza umuganda wenda cyabura igihererekanya makuru ariko ibintu umuganda ukora kenshi nko ku bihugu byifite ibihugu byanabikoresha amafaranga hari ibikorwa remezo ari isuku ari iki niki GNS resoma muri budget yabyo igakorwa. Giye mbona mu muganda habamo icyo kintu cy'ubutumwa bwa politike ariko hakabonamo burakindi. Ese uwazana umuganda ku banyamerika kandi buri kantu kose gafite icyo cyageneye gukora banakurega mu mategeko bakakubaza ukuntu ugiye gukora ibiraro no kugira gute kandi hari kampani zibikora noze zizakora iki muko butangiye gukora akazi kazo. Uzi impamvu zanye iyo ngingo ntabwo umuganda tujura ari necessaire. Niba ubutumwa bushobora kugera ku baturage dufate nk'urugero muri nk'abantu ba muri Norvège dukunda kuganira n'ubuholande n'iki byose hari ukuntu iyi system ya SMS imaze gutera imbere mu bindi bihugu. Niba tuvuga hari bube ubushuhe bwazamutse hakabyo bita kanikire urabona message ya kanikire kuri buri muntu wese bo bazi gucekinga ama message kuko ntabwo uzi icyo message igiye kukubwira. Nta muturage uri mu bihugu biteye imbere ushobora kurya amatarage SMS yakiri gusaba kugira ko zitaba ziri nyinshi zaba zirimo uruhurirwa mu message atagize ikintu amaze nkayo dukunze gusoma. Oya mwajya mu rubanza utangiye kudundana ibintu batagusabye ngo mega zanjye ngo ikiri cyiza kwamamaza muri telefone mu ntamasezerano mufitanye. Ariko umuturage mu guteye imbere agomba kuraza uko meteo wemeze muri message akamenya imihanda azakoresha ejo akamenya urugero rw'ibicu uruhari niba zasohora imodoka niba atazayisohora. Mu Bushinwa aho barasaba uburenganzira bwo gutwara imodoka agomba kureba niba bamusubije message ko ari busohora imodoka ntabwo upfa gusohora imodoka ngo umuntu agiye nka bya byo muri covid kugira ngo bame leta y'Ubushinwa bijyanga imenye ko amputage zayimeze. Ushobora gusaba gusohora imodoka uyu munsi bakazaguha message kwemerera umusibejo cyangwa se bakaguha wenda ibihwanye n'ibyo wasabye bitaba binahwanya ko bisobanura ko zamaze kuzura. So rero icyo navuga aha ngaha bwa buryo bwo gutanga ubutumwa ku baturage uko tuzagenda dutera imbere abantu bazabona imiganda itakiri ngombwa kuko leta yabwiye abantu icyo ishaka binyuze muri SMS no ku bikoresho by'ikoranabuhanga bizagenda bitera imbere. Rero mu Burundi suko babigwije suko babigwije n'abantu bakeneye umuganda wa nyawo Uburundi bwaje gakeneye umuganda buri mugoroba kugira ngo nibura babanze gushyira ibintu ku murongo no guhandurana imvunja no kugira gute no gukemura ikibazo cya nyakatsi baracyabera abanyakatsi mu gihe nyakatsi hano mu Rwanda maze imyaka 15 irenga yaracitse. Yego kuko haracyari ikibazo cy'imyubakire ihwitse harahubona inyubako zitaratera imbere ariko nibura nta nyakatsi iri mu Rwanda. Niwo wumva ngo nta nyakatsi mu Rwanda kuko nta nimwe mu Rwanda ni zero nyakatsi ntujye kureba ku makarite y'amazu ariko nyakatsi ntabwo yemewe. So ni byinshi umuntu yakavuga ariko ntabwo nibira ko nk'ukuzanye story ngo tubiganireho ntabwo jewe nkorera consultance igihugu cy'u Burundi n'igishaka kizawureka bwo kiziyaranje bafite indagara bafite n'injanga n'iki byose ubwo bazakoramo ibikorwa umuganda bari gukora ariko abarundi barahura uko biri kose
barahura kandi nituvuga ku nkuru z'u Burundi tujye Yego. tuvuga no kuri success story z'u Burundi. yego Igihugu cy'u Burundi gifite resilience iri ku rwego rwo hejuru muri aka karere k'ibiyaga bigari. Kuva 2015 cyaramaganwe n'ibihugu kugifatira ibihano kugira gute bakiri mu bihugu byari ibihano byinshi cyane amasanction ariko gikomeza kugira resilience kibeshaho kibaho. yego Kimeze uko kimeze uyu munsi nk'ibindi bihugu gifite uko kiyubaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So abarundi bafite ukuntu bakora ibintu byabo kandi bikabahira. Igihugu muco ikindi ubundi bafatiwe ibihano na Loni bafatiwe ibihano na Union Européenne bagira gute ariko bakomeza ubuzima kubaho babaho. yego Bafite ukuntu abarundi bakora ibintu byabo kandi bikagenda. Ibyo nta kintu bitwaye rero amahitamo na yabo n'abatagiraga amacakubiri kandi ngo bayaregarize bumve ko ari riko nicyo kibazo bafite cyonyine. yego Bafite amacakubiri adafite proof. yego ujyanye ku ngingo n'ubundi tukiri ku Burundi aho nabonye bamwe bavuga bati umugabo witwa Bunyoni ati umugabo witwa Neva ashobora kumwikiza. Kubera ikiza Bamwe bati ese none iri umuntu afunzwe ubundi ibyo byo kuba umuntu waba ufunzwe icyo bamwagiriza kugeza kuri uyu munsi hatundi bamwikiriza iki n'ubundi ko bamwikishije ahari babyita mu mpimba. Yego muri prison nyine. Prison ya mpimba babyita muri ntuzi ariko na gereza mpimba ibaho ubwayo gereza ya mpimba ahubwo nuko wenda ari ikita rusange uva kufunze wese ari mu mpimba. Oya kumwikiza se kutari kumufunga nukuhe no kubeshya biriya. Kuko bibikije Adolphe Nshimirimana baramwica n'imodoka ze barazimukongerezamo kandi babigeraho. Iyo ashaka ko no kumwica ari kumwica mu wundi buryo ariko barazi ko Neva ashatse kwica uyu premier ministre Bunyoni atari kwirirwa anamutera sentiri ziriya. Neva ashaka kumwica ari kureka nyine akakomeza kubana PM bakanagendana bakanagira gute akazamwica mu wundi buryo atanitandukanije nawe aho kumara kumuha distance ukamushyira amaboso ngo namukurikiranye unamwisha ntago byaba byoroshye mbona atari yo mahitamo ya Neva. Nyine ubyumve neza ntiyari kwirwa yitiranya na rubanda yari kumwikiza bakiri nk'inshuti akoresheje uburyo bwose cyane ko bufite ayo mahirwe abafite ayo mahirwe umuntu inshuti yawe none se reka nkubaze nuko nabameze nk'urimo kwigisha ibikorwa bibi wibwira ko perezida Ndayishimiye yari kubura itsinda rigenda rikarambika ibiturika mu modoka zitwara Bunyoni ntago byakunda rwose yabirambikamo bikagera muri briefcase imugenewe urumva nk'iy'amadolari abukoreshe mu ruzinduko yagiyemo mu ntara kandi iyo briefcase munsi yayo harimo ikintu ahantu abiri bakare telekomande bigashwanyuka. Ninde wari kumenya icyashwanyuje icyatwitse iyo modoka? Cyane ntabwo ntekereza mu buryo buciriritse buri hasi ngo umuntu agiye gusanga umuntu muri gereza ngo arahamwicira. Oya yamubeshaho kuriya. Ko nubwo yamigeze akubwira ko ari mu bamuzengereje. Indi uzengereje undi? Bunyoni. No kubeshya. Nawe ubwo bushize bitwibwiriye. Oya biriya ni abantu barwananye mu ishyamba. Abarundi ku bantu baza abarundi buriya kandi babanye nabo ntiwamenya kari akantu wenda impamvu Ndayishintuze Bunyoni yagakoze ariko nuko umuderanje ariko na deranje mane nziza none se urumva atari bibi nyine oya simbizi ariko abarundi bagira ikintu umurundi urebye nabi yakuderanje atwenga burya abarundi bagira ikintu kimeze nko gusomborotsa njye urebye nabi yagusomborotsa ariko ni bibi nyine ni bibi se byiki yagusomborotsa reka nkubwire Sandri wavuga utwenda yaramusomborokeje yego byamuviramo urupfu no kugira gute ariko iyo uganira n'abarundi benshi muganira abarundi ku kintu yiyemeje ntabwo atinya urupfu yego ndabyemera kandi mu buryo butari ubwihebe abarundi bagira determination ku rwego rwo hejuru urumva yego ntabwo utinya urupfu. Ndibuka igihe kimwe nganira na Rabine na Maria Serabi kuvuye aha ngaho rutuye ukajya mu Bugesera biba ari byiza kujya mu ahantu hegereye iwanyu hari abantu benshi biwanyu ubwo ntibakugirira nabi niki urumva ntabyo yantumye ibingibi kubivuga ariko icyo mbivugiye bikubiye muri cyo namaze kuvuga haruguru ku kintu kuri determination mu cyemezo yafashe ntabwo umubwira ngo gupfa sibyo nta n'ibisobanuro byinshi anabiguhera ariko abarundi bujya n'abantu bafata ibyemezo bikaze birimo na risk. Yego icyo ndacyemera risk rero ntago mbizi niba hari abaturage bitinya nisinzi ngo ni bandi ntago abarundi barimo. Yego abarundi bemera risk
Bunyoni yakwemera risque nkuko nguzuza abana bemeraga n'iki byose Mm. ku buryo ubona apfa ubundi wamuziza gusa ko atarafata determination atariyemeza ikintu ariko ikintu yamaze kwemeza cyose wakimuziza Yego. urumva Yego. anakanuye gutya rwose yakimuziza kandi akakubwira ati ibyo ngibyo ntugire ikindi abarundi barakundana nubwo uvuga gutyo ngo kwa Bunyoni ngo neva ngo yamwica ngo n'iki n'iki sha natangajwe n'abarundi ku munsi wa mbere barokotse intambara ya Musaga bakubwiraga ati ku Musaga bicaga umuntu nkava mu bibiri nk'icumi nkazamuka ntibishwaga nande bati na nkuru nziza urumva Yego. waruzi ko nkuru zapfa abo barundi barayimukiriye cya perezida wabo wapfuye abarundi bwe mubikisha abarundi ariko muri murabazi ukuntu umuntu ategera ngo apfa kubisobanukirwa abarundi bya filozofi zabo n'ukuntu bateye ndetse nashatse no gushoza intuzi wa munwa wacu w'abanyamakuru Yego. ko umuntu watumye muhunga apfuye mukamuza mwe yarambwira none mwebwe murebana neza mu Rwanda ni hoya mwebwe nimururukije amadarapo ni yego bayururukije none jewe ndeke n'iki n'ibintu nk'ibyo ngibyo style yahunze perezida urumva Yego. ariko reba hano Sandrine ariko aracyakunda perezida we ureke bamwe mu banyarwanda nirwa mbona birirwa batuka ubuyobozi birirwa basebanya bajya burya kwani no ku bantu bazi Rabini Yego. Rabini ntabwo yigeze avuga nab'igihugu cye Rabini avuga ukuri guhari amakompanyi yahiye za kiniki zahombye urumva Yego. ariko ukabona zirikana igihugu ciwe so aba twaje kwisanga abanyafrika ryari umuntu ava mu gihugu yambara kugisohokamo kumva yasigara cyandagaza Asigara gise. akivuga ibintu adafitiye fagite urumva Yego. twaje kwisanga ryari umukuru w'igihugu cyawe nka Petero Nkurunziza yatakaza ubuzima ngo nukuri maha muri yose ukavugiza induru icyarimwe ngo nagende ngo ukamuvumira kugahera siko abarundi bateye twarayibonye abantu twabanye n'abarundi benshi muri Kigali bagiye mu kiriyo nabo cy'ubuperezida watumye bahunga ariko baravuga no ukamubaza ngo wenda ngo nahunze kumusanga ngatana batumye ngo badeziresha ngo ariho ngo bitumye ngo wasanga na Petero Nkurunziza atabirimo ibi ngibi Arengana. so ni byinshi nzanye ariko ntago ari rimwe gutanya rimwe kabiri ngo ko umuntu ufunze yishwe Agomba gupfa. no kuki se udatekereza ko yanamubabarira kwe yamaze kuba intare yari intare amukura amenyo umaze kumenya intare yakutse amenyo ukamenya uruyuki rw'umuyugiri rutarimo urubori uwo muzinga w'intuze wawuhunga uretse kugutera iki gusa ziko ntacyo rwagukoraho muri politiki birashoboka kurangiza umuntu sibyo wamurangiza ukamuririzinga agakomeza ubuzima bwe ni ibintu bisanzwe ku isi ntabwo ari ibintu birebire cyane Ashaka kubukomeza nawe se bikaba kimwe. aho ukomeza gutelefona akubwira se musaza abana se bameze neza ariko as human being tunatekereza ariko nakantu gato muri politiki ariko urabona mu Burundi ubwo Senede Defide yarwanaga iyo we na ba Petero Nkurunziza burya umugore wa Petero Nkurunziza ari umwarimu kazi Burundi muri leta ya Buyoya atuje ameze neza umugabo yakatuye zo gupfa sinakubwira tujye muri Kongo uyu munsi nubo kabira mucira rwo gupfa Yego. Olivier Remba ari degembye Kinshasa degembya n'umutekano ngira ngo bukirinzwe mu gihugu cyangwa ubundi ubwo ibihugu bigira ukuntu bibaho Sandrine bikubaha kandi n'imico yabyo muko ibintu byabo byubatse urumva nta gihugu kigana ikindi mitegekere n'imiyoborere n'imibereho y'uko abaturage babayeho hanyuma icyo mbivugiye ibyo ngibyo rero nuko nta muntu wakubwira ko bibujijwe ko iyo miryango itasuranaga itatemberanaga first family urumva Yego. na primatire na famille ya primatire none Bunyoni bimubujije guhamagara ngo abaze uko abana baramutse bo kwa Ndayishimiye ntabwo umbereye umutima ashobora abana bameze neza kuko azi wagwane azi icyo bita politike Yego. azi n'impamvu agomba kuba ari muri gereza azi n'ukuntu yari challenge wenda ya perezida we arabyandastandinga akabyumva nubwo bitamushimishije ikindi nakubwira nsoza kuri ino ngingo Bunyoni we yafunze bake bano bagabo rega barabafunga bazi ko no bashyizemo abandi barabafunga bazi ko nawe iyo aza ko ari perezida never ari premier ministre we yari kumushyiramo Nimwe bavuga ngo abantu kubise mu cyabirenze. erega Bunyoni azi icyo Petero Nkurunziza yazize kandi ari we se barundi ngira ngo bamwita ngo iki bafite izina bamuha niba ari sokuru bamwita sokuru urumva Yego. so akavuga ati Petero Nkurunziza baramuhitanye ngewe ndacyarira amaboko afazari n'abana banjye baransuragamwa akumva neva yamushyiremo imiyaga mu gihe atayishyiremo Petero Nkurunziza iyo akoze izo komparizo ebyiri yumva ari mu burokoke kuko icyahitanye Nkurunziza nticyari kunanira Bunyoni kandi si umucyo
mu buryo utapfa kuvumbura kuko ntabwo ripoti z'ikice nkuru nziza zagaragara bamwe bavuga ko irashobora kuba yararozwe na Bunyoni yari kuburya kandi yari kuburya neza bakitwa inshuti sibyo yego so reka rero tuvuge ngo Petero Rais Ndayishimiye niwe uzi icyo yakorera Bunyoni yego ashobora kumubona nk'intari kutsa amenyo akamurekura kuri nk'ibitegeko yamukoreje yamuhaniye igihano runaka amuca konta akupa chaîne de commandement ku bantu yagiye ayobora ahinduka ikintu giteye ubwoba ku buryo kubona amakuru byamugora no kuba yagira ikintu akantu yakora ku butegetsi akanamurekura tugiye ntekereza mu buryo pessimistic mu buryo optimistic na Bunyoni ashobora kurekurwa isaha yose abantu batazi yamurekura sana uteza kumwica gusa hari abitekereza ameze nk'abicanyi bumva bakwica abantu bose batavuga rumwe yego aho nabonye ko nyuma y'icyemezo cyafatiwe Kabila Bertrand Bisimwa ariko kanusorezaho muze yuko rwongirije w'iri huriro yamaganye ibi byakozwe n'ucamanza bwa gisirikare bwa RDC avuga ko binyuranyije n'amahame impande zombi ziheruka gusinya uyu ni Bertrand Bisimwa ati gukatira igihano cy'urupfu Joseph Kabila habayeho kwitwaza isano afitanye na FCM23 ni ukurenga ku mahame yasiniwe nk'uko n'ubundi hakomeje kubaho ibitero by'ubutegetsi bwa Kinshasa nyine birasa kuko niba tuvuge ibyaha bishinjwa Kabila yashinjwe harimo n'icya M23 kuba M23 iri mu biganiro guhana ikiganza nayo bitanafitiwe gihamya bikitwa icyaha kiva mu rupfu bakafitanye diri yo kurekanira imfungwa zakatiwe bisa n'ibya Kabila iyo ni paradoxe gusa kuri Bisimwa namwibutsa ko adafite gihamya cy'igihe Tshisekedi yigeze amubwira ko azaba honest yego yigeze ababeshya akavuga ati none ngo ngiye ngo na Sauli na baye Paulo ngiye kujya nubahiriza niki Tshisekedi yagufunga Tshisekedi yagucira ibyo gupfa na Kabila yabacira gupfa nawe ruciriye abandi urumva nuko hagarutse ya story wa mugabo w'Ubugande yego Museveni ati ko wishe satira wishe data nanjye zishiko na muhungu wanjye urumva Bisimwa azafitiye impuhwe Kabila se yafata Bisimwa muri 2012 ari kumugirira impuhwe haka abantu babaye bati none Bisimwa nawe utangiye kurira Kabila mubwire yirire nawe afite imanza yaciriwe yego izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.